abakunzi b'Intare official twongeye kubasuhuza mwaramutse neza. Imana nibaho amafaranga kandi muhora n'Imana mugire n'amafaranga. Aka kanya ndaje kugira ngo mbahereze amakuru yuko byaramutse ndetse nuko ejo byiriwe. Murabizi wenda umunsi w'ejo ntabwo nabashije kuboneka yaba ku murongo wa telefone yaba no kuri video ntabwo nigeze kubonekana hejuru yuko narindi aho nagombaga kubashakira amakuru nkabagezaho amakuru y'umwimerere, amakuru ameze neza, amakuru y'imvaho, amakuru atavangiye. Ukuvuga ngo umunsi w'ejo wari umunsi kuko hari umumama ni mushiki wacu, abandi ni shangazi wabo, abandi ni mama mdogo n'ibindi bigiye bitandukanye. Mukashema Mawagisi Olive witabye Imana agiriwe nabi n'abagizi ba nabi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7 2025 hariya hagati ya Mubambiro na Sake. N'abamama babiri babashije kuraswa, murabizi nabivuzeho ku munsi ku itariki 9 mu gitondo mbivuga yuko abo mama n'ubundi bari ku pikipiki bari kwerekeza muri kiriya gice cya Masisi, ariko babasha kuza kuraswa bajyanwa kuri morgue. Ariko umunsi w'ejo uriya mama Mukashema Mawagisi yabashije gushyingurwa mu buryo abonaga ko bwari uburyo bubabaje kuko asize abana. N'ikindi wenda twavuga kibabaje cyane nuko umupapa w'abana cyangwa umugabo we nawe mu minsi yatambutse yari yaritabye Imana. N'intwari muri bamwe bagiye bagwa ku rugamba w'Intare ya Sarambwe wabashije kuraswa mu mirwano yitangira bene wabo. Urabibyibuka ko Sematama n'ubundi simuga Sematama makanika yarabivuze ati ngo tuzapfa kugira ngo abandi babeho, nawe yapfuye kugira ngo abandi babeho. Ariko wenda ikije gutangaza kikaza no kubabaza nuko n'umumama wari warasigaranye abana Mukashema Mawagisi nawe yabashije kwitaba Imana ku bugizi bwa nabi yagiriwe nabi n'imitwe yitwaje intwaro arimo bariya Wazalendo n'interamwe rubundi baturuka muri parike ya Virunga, kuko naho yarasiwe ni hagati ya Sake ndetse na Mubambiro, aho bigaragara yuko naho yagiriwe nabi. Nabo bantu bari bamaze kwemfilitra baraza wenda ku makuru ari babonye kuko ubugambanyi n'ubundi baracyakomeje, baraza baramubasa. Mawagisi rero yasize abana Olive, nukuvuga ngo umuhango kumuherekeza mu buryo bw'icyubahiro wabereye ariya muri cimetière Chemin du Ciel. Yaraherekejwe n'ibyo agahinda kari kenshi, ubuyobozi bwari bwinshi. Ejo nabashije no kugera aho yarasiwe n'ubundi naho ndagera ubona ko ari ahantu n'ubundi ateye ubwoba kuko cyari igihe cy'amasaha y'ikigoroba bumaze kwira, ku buryo wenda kubona intervention n'ubundi bitari byoroshye. Anaribyo n'ubundi dukomeza kuvuga ati ntabwo Intare za Sarambwe zabasha kugira ngo zishyire abasirikari aho babashyira mu bice byose, babashyire ku mihanda bavuga ati metero kuri metero n'ubundi bagomba kwicara bakabaho ngaho bakafungira. Ni ibintu bidashoboka n'ubundi. Reka dukomeze twifurize umubyeyi wacu cyangwa mushiki wacu mama wacu gukomeza kugira iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze imwakire mu bwami bwayo. Hari ibintu byinshi byagiye bivuga kuko ako kanya ubuhamya bwagiye butangwa, bavuga uburyo abayeho, uburyo yabanaga n'abantu, uburyo yitangiraga abantu, uburyo yafashaga abana b'imfubyi. Bari wagira ngo nawe ari kwitegura yuko abana bagiye gusigara ari imfubyi, nubwo twavuga ko nubwo basigaye ari imfubyi ariko noneho hari umuryango mugari usigaye, uwo muryango wa Alliance Fleuve Congo Intare za Sarambwe aho ziri n'ubundi zikomeza kwitangira no gufasha uriya muryango kwa Mawagisi wabashije gusigara. Kandi reka twifurize umukuru w'umuryango ari we Sukisa anariwe uyoboye kira gice kuva za Kabati kugira za Kamulonza. Reka tumwifurize gukomeza kugubwa neza kandi no gukomeza kwihangana ku byamubayeho.
tunihanganisha umuryango mugari wa Alliance Fleuve Congo 23, umuryango w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda basigaye bose, dukomeza kubifuriza gukomeza kugubwa neza kandi no gukomeza kugira kwihangana. Amakuru yacu rero turaje n'ubundi wenda iyo karagacemo kugira ngo manze nababwira umunsi w'ejo, kuko twa turi guherekeza uriya mu mama Mukashema mu Wagisi Olive, ariko hano tubafitiye n'amakuru y'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kuza muri Rucuro, tuze muri Masisi, tuze muri Uvira. Umupaka wa Bunagana nk'uko byagiye bigenda bivugaho wafunguwe officiellement, umupaka wamaze gufungurwa n'ubundi, ku buryo ubona ko ibicuruzwa biva muri Uganda, ibiva muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, bigomba kujya byerekera n'ubundi muri Uganda. Bahacisha biriya bikamyo binini, bikamyo bitwara amapetroli n'ibindi. Turaje tubigaruke kwibaza ati kuba uno mupaka wafunguwe biratanga ikihe gisubizo kuri Alliance Fleuve Congo, biratanga ikihe gisubizo n'ubundi se kuri 23, cyangwa abaturage baturiye mu gice ubona ko guverinoma Kinshasa yari yarabaheje. Nyabyondo ibintu ntabwo byoroshye, Pinga ibintu ntabwo byoroshye, Masisi turayigarukaho nk'uko nabibabwiye. Tuza tureba ku mirwano itoroshye ikomeje kuba hagati y'Abanyatura, indi mirwano n'ubundi ikomeye hagati yabo kwa Jean Marie Bonane ndetse n'intare zasarangwe muri cya gice cya Bashari Mukoto. Pinga bimeze ute? Pinga irabatombe. Hari ibintu navuga bigera muri bitatu ubona ko intare zasarangwe muri no minsi, nubwo ariko bino biganiro biri kubera Doha, ubona yuko ibyo aho hantu ko ari hatatu, reka nongere mavugeho: Uvira, Kisangani na Butembo, ko ari ahantu hari cible hagomba gufatwa. Nongere mbivugeho hagomba gufatwa, ibiganiro byabamo bitabamo ko hagomba gufatwa. Uvira yo ndababwiza ukuri kwiri kubuze kubatombe mu kanya gato nk'ako guhumbya. Aya ni amakuru ngiye kubagezaho, ndi Clever Bema nk'uko nabibabwiye, ariko reka manze nakwibwira abafatanyabikorwa bacu, abadukunda, abafatanyabikorwa macatse kubona abantu badukurikirana kuri Intare Official, abaduhereza ibitekerezo, inyunganizi muri comment. Ariko tubabwira ati ngo comment z'ibitutsi birabujijwe, comment z'ibitutsi si nziza. Aho waba uri turabizi ko harimo interahamwe, harimo za Wazalendo n'ubundi badukurikirana, harimo za Mayimayi n'ubundi badukurikirana. Abo bose turababwira ati désormais gutukana si byiza, si umuco. Niyo muzi ko mufite umuco wo kwica abantu, umuco wo kurya abantu, umuco wo gutwika abantu, umuco wo kwicisha imihini no gukora bya bikorwa byanyu bibi, ntabwo ari wo muco tugira mu Ntare Official. Umuco wo gutukana, umuco wo kuvuga ibidahesha agaciro intare, umuco wanyu mubi mugumane mu bitekerezo no mu bwonko bwanyu, nimuzane ku Ntare Official. Abakeneye ko tubakugorera amapublicité n'ubundi kugira ngo ibikorwa byanyu bikomeze bigere kure, namwe tubifurije ikaze. Abari Kicanga, abari Masisi, abari muri Karehe, abari muri Bwito, abari muri Kicanga, abari muri Rubaya, abari Gisenyi, Goma, Bunagana, Kiwanja, Rucuro, Kabare, Kanyabayonga, Kaina, Alimbongo, Kipese, aho muri hose tubifurije kugira ngo muzano ku Ntare Official tubakorere publicité, tubamamarize ibikorwa byanyu bigere kure. Masisi rero, Masisi yakunze kubamo imitwe yitwaje intwaro. Navuga mu guhera muri za 2013 na 2 igihe mama 23 itangira urugamba, niho imitwe yitwaje intwaro myinshi yakomeje kuboneka biyita ko ari aba defense bagomba kwirwanaho kugira ngo barwanye mama 23, kubera ibitekerezo byabo bari bafite bashyizwemo n'interahamwe na FDLR nizo nterahamwe, barashyizemo ivyo bitekerezo bakumva ko ari abo mu bwoko bw'abahutu bagomba kwidefanda. Ariko hakaza n'andi moko, abahunde barafite zira za PSLS, abatembo barafite za Raya Mutomboki, ariko haza kuba imvange y'imitwe yitwaje intwaro ariyo za Nyatura z'ubwoko bwose. Ndibuka ko hariho Nyatura yari iyobowe n'abakigingi n'abadelta, hakazamo Nyatura yari iyobowe
n'abagapopi, hakaza Nyatura yitwaga Nyatura Integre yari iyobowe na Habarugira, hakaza Nyatura yari iyobowe n'uwitwa General Autoproclame Ngwiti, hakaza Nyatura yari iyobowe n'uwitwa Tapi Rouge, hakaza Nyatura yari iyobowe Tapi Rouge abagaza Myanja, hakaza Nyatura yari iyobowe na Masiro gari kumwe n'uwitwa Bara, hakaza Nyatura yari iyobowe na Banzayi, hakazanye Gonenzayi nawe bwo yari azabonagana n'ubundi yishwe na malaria, hakaza Nyatura yari iyobowe na Noheri afatanyije n'uriya Kiro wari yazamyeso, hakaza Nyatura yari abapfa ku rurimi, hakaza Nyatura yaba Mucoma wa Rucuro, hakaza Nyatura ya Mucoma Masisi, hakaza Nyatura Semse n'ubundi icyo gihe yari itariho yari yobowe n'uwitwa Nziza, hakaza Nyatura yabari abitwaga ba Benjamin yari umunyeshuri ya mu RPG wize droit, hakaza Nyatura ziragenda ziba Nyatura ku buryo buri muntu yagombaga kubyuka akavuga ati mbyukanye Nyatura na ndi General Autoproclame, ariko abo bose baje gukora ibikorwa bitari byiza. None muri 2021 igihe mama 23 yongera kubyuka ikazi gaguruka ikavuga ati none tuje haje kuvuka indi mitwe n'ubundi yitwaje intwaro, bari aba Mutayomba bavuye muri leta bitwa bari abakigingi barongera barabyuka, abandi banyatura n'ubundi abo bitwa za IPSRN bakagiri barabyuka, abo ba Janti barabyuka, bahakiza barabyuka, n'utundi ubona ko tudafite imbaraga, bari abitwa ngo ni ba defender aribo badushime barabyuka, utwo twitwa twagadi turabyuka, umunyatura baragenda umunyatura imyaka uko yagendaga yongera imitwe yitwaje intwaro ikomeza kuba myinshi. Ariko none ikintu gitangaje nuko abo bonyine bakomeje gusubiranamo ubwabo. Urabizi ko uwitwa Mutayomba yabashije guhunga igice yarimo yerekeza muri teritware ya Warikare, ariko akaba yaragiye ahunze Kigingi Kigeri nawe ni General Autoproclame. Ubu imirwano iri kuba hagati ya APSLS na Kigingi Kigeri, ariko reka mbabazi Kigingi Kigeri ntiyaba ari gukorana na mama 23. Kigingi Kigeri kuki yibasiriye iriya mitwe yitwaje intwaro, ko atari abishyira ku mugaragaro ngo yerure avuge ati ngewe Kigingi Kigeri Arias kwa kundi biyita namaze kwerura yuko ndi kumwe n'intare za Sarambwe, sinzongera gukorana na FDLR, sinzongera gukorana na Maimai, sinzongera gukorana na Nyatura z'ubwoko bwose, ahubwo ngiye gukorana na mama 23. Felicitation ku ntare za Sarambwe kuko zo zirafana babaye barubitire muri kira gice cyo muri za Katoyi. Ubona ko APSLS yari isigaye muri kiriya gice iri kuraswa mu buryo bukomeye, iri kuraswa na Kigingi Kigeri. Amakuru agaturuka hanze avuga ati intare za Sarambwe nizo zitanga imbunduki zo kugira ngo arase APSLS. Felicitation wenda Kigingi Kigeri, manza nanagushimira kuko wanze kurya inka, uravuga ati wowe ntabwo wakwicara ngo urye inka z'abatutsi, uricara uratuza, uricara uravuga ati ntibishoboka ntibyanabaho kugira ngo ujye kwiteranya n'abavandimwe abo muvuga ururimi rumwe. Felicitation kuba hari icyo uri gukora n'ubundi nubwo mwagiye mwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi mukabarira inka mu bice bigiye bitandukanye, igihe habagaho za Parekofo, igihe habayeho kutumvikana hagati y'aborozi ndetse n'abahinzi, ariko mukaba mutangiye kumenya ubwenge, Imana ibaha umugisha. Ngo APSLS mu gice kirimo Kigingi Kigeri zimerewe nabi, araho twakweta ngo ni hafi ya z'umugezi bita za Nyabarongo, ndetse mu gice kinini cya Gatoyi ubona ko cyerekera n'ubundi kuri Warikare. APSLS FDLR Kigingi Kigeri azimereye nabi. Reka twigarukire muri Bashari Mokoto, dufate n'agace ka Bashari Kahembe, ariko reka nsuhuze Afande Mafiyeri mo Colonel, mwaramutse neza mama Imaraho. Reka nsuhuze uhagarariye aborozi muri Kivu zombi, igice cyabaye Rubere na mama 23. Aha bamwita
Kabenga Samweli. Ikamusuhuze Samweli muraho mukomere cyane bari baho umugisha kandi mukomeze mutange ama vaccine ukomeze mutange vaccine inka zararwaye ariko ndahamya yuko zarariwe izindi zirarwara ndahamya yuko mutakwemera ko izindi nazo zikomeza gupfa mukazishakira vaccine Imana ibaho umugisha yaba mu bice bya Zangungu Masisi okay Masisi Nord na Masisi Sud dufate igice na za Minembwe igice cyose cyamaze kuba libere yaba inka z'abanyamurenge yaba za Minembwe za Murenge aho niwe uhashinzwe ibijyanye n'ubworozi niwe veterinaire mukuru muri Alliance Fleuve Congo mama 23 twirwaneho rikamwifuriza gukomeza kugira impagarike kandi nkomeza kwifuriza aborozi abafite inka bose ngo nizikamwe abana nibakarwara ubworo nizikamwe abanyagiwe inka mwongere mu bashumbushe ubworozi bwongere bube ubworozi mu bice bigiye bitandukanye Masisi nziza Minembwe nziza niyo paradizo tugira kuri no ni Masisi na Minembwe nubwo agiye yibasirwa cyane nibijyanye n'intambara ariko ndashima cyane ko intare za Saramwe mama 23 bakomeje kubibamo neza muri Masisi Bashari Mokoto localité Kalungu kwa piloto barahazi avaye bita ngo ni Vede Kinyana Kindingi Amangwende Rutuku Kanyanga n'ibyo byose ntago ndi gukora publicité ya Kanyanga nuko ariyo 20 bakorera muri kira gice imirwano itoroshye hagati ya mama 23 Colonel Bahati zirarya urakomeye aho ngaho kuraje n'akazi mukomeza kurwanya ubugizi bwa nabi muri localité Kalungu intare za Saramwe zikomeze kwa avansa ziri kwerekera mu gace bita Gasenyira uvuye hejuru za Ntovu kwa Samvura intare za Saramwe zimanuka zigera hasi iyo misozi yose zirayijagajaga iyo misozi yose zinyuramo ziri guhiga Wazalendo bayobona witwa Byiringiro witwa Bavuga abitwa Bateri n'abandi bagiye batandukanye nukuvuga ngo umuriro ku muriro bari gukubitwa bari guhondagurwa ku buryo ubona ko intare za Saramwe mu kanya gato zishobora kuza gusatira umusozi bita Nyabikeri umeze nk'abari etat major commandement za Nyatura abazungu bayobowe na Jean-Marie Bonane ndibuka Vande Gaceri yaramubwiye ati ye muhu wakwiripotinze umugabo ati ngo ndi reportinga se wongeye nimagira ko nazi no gusoma ngaba narakoze formation muzanyemera ko mba general none se koko Bonane Jama ubu Fande Nzenze Colonel Nzenze ushinzwe G2 y'icyama yari yaba general Colonel Nsabimana nibyo yakoze G5 ko batari bamuproklama nka general wowe ufite umuhigi bazagwa general yo guhiga nibuka kakagabo kitwa niba ari Inyasi karamamagaye karamwana ngo ariko sha bemba ngo ndamuga ngufashe ngo nzakotsa ngo ariko se sha ngo uzi ngo niyo nanzire meta muri mama 23 ngo ngiye nka general Inyasi uzi ngo uzanyobora ndabati none se nzakwibora ngende umusirikare ko ndi umuturage civilian ko ndi umusivile ati se buriya ninza bazambura no kumereza na kapiteni bazayigwa bari kugura iki ariko bapfa kuyiguha ubundi ni karibu none se wari nabandi bazifite
nawe waza n'ubundi ariko hari igihe wanafasha kubaka umuryango wa Alliance Fleuve Congo ma 23 nuko ngo intare za Sarangwe zikomeje guhondagura zivariya zagahira amambushi menshi ara ku cyaro cya Bushahara iyo hasa bitwa basore ngo bari guhondagurwa abitwa ba Mike Juliet n'ubundi bamerewe nabi ariko umugabo witwa Sansos uriho warapfuye ubamwitaga ngo afite koroseni ngo yitwa ngo ni Karisimbi ari muri za Nyatura nawe abo nabakomeje guhondagurwa n'ubundi mu buryo buremereye bari gukubitwa bari kotswa bari gutwikwa bamerewe nabi nubwo muri Bashari Mokoto ubona ko ni locality ifite ni groupement ifite ama locality manza ari 16 ariko akaza locality Karungu ifite 60% ifitwe na Wazalendo 40% mama 23 baze kuyifata locality Pinga Bushimo 100% ifitwe 100% ifitwe na Wazalendo localité Kalembe nayo ikaba ari igice gito gifitwe na mama 23 ariko ahantu hari strategique cyangwa imigi iri muri la localité Kalembe akaba afitwe n'intare za Sarambwe nuko ngo intare za Sarambwe zikomeje kwigarurira ariko localité Rukweti nayo niba nayivuzeho naho hari agace gato uvuye ari yazanya byodo n'ubundi gafitwe na mama 23 uri kwerekera za Rurambo Rukweti kweza Nyabyondo hari agace gafitwe n'intare za Sarambwe kandi ibitero n'ubundi bikomeje kugabwa nyemba bwiza ukuri ko ibitero bikomeje kugabwa na mama 23 berekeza mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Rukweti ni kabe Rukweti ni ukamujya cyari seda n'ubundi hagiye habera imirwano n'ubundi itari yoroshye ariko intare za icyari sede n'ubundi abarwanaga babasha kwigarurira ubuce bugiye butandukanye bwo mu Rukweti ndetse yose iza kubatombe nubwo wenda muri ziriya nsina muri mu mineke hasigaragamo Wazalendo hasigaragamo izo ntera bose mbita Wazalendo ariko icyo gihe na Wazalendo bari abitwaga ngo ni ba Matope niko twabitaga ndetse na za Mayimayi na FD nazo zitwaga za Matope abo bose bariho mu buryo bubi ariko n'ubu ngo bashobora kuzabaho mu buryo bubi intare za Sarangwe ukabona ko zishaka kugira ngo zigarure toutes les localités zo muri Bashari Mokoto proclame kuba yakwiripotinga muri mama 23 bonane waje uribuka amagambo yo Fande Gaceri yakubwiye aragukura ku birayi eko tango ore rapide muraho murakoma Imana ibaho umugisha komere kandi mugubwe neza koneri kabaka muraho murakomeye yego muri wari karere Rupinga ishobora kuba Pinga mama 23 hashize umwaka nandi umwaka nawo urashira hashize amezi agera muri 7 mama 23 yarayigeze mirongera yivamo iyikoreramo operation iyo operation yayikoreyemo yari operation n'ubundi itari isanzwe yari operation ubona ko yari operation yakozwe ikorwa n'intare za Sarambwe baragenda batwara intwaro za gikomando zigera muri 22 ndetse bazikura kuri kiriya kibuga cy'indege cya Nkasa ariko mama 23 imbere yaho yuko yari yamaze kugera muri Pinga centre irongera yivanamo ubu ngubu rero mu marembo ya Pinga
Warikare ifite ibirometero karibumbi 22 n'ibindi hejuru n'ibyo byana hejuru, ubona ko ifite ituwe na 2%, 98% akaba ari igituro, ari ishyamba. Ariko ukabona ko imijyi iri muri Warikare, yaba ku muhanda uva Nyabyondo werekera Dokovare za Kasheberi, ukomeza za Kibati, manuka za Mingazi, za Kibwa n'ibindi bice, hariho na za Mera zirongiyo za Rimangi n'andi hagiye atandukanye. Ukabona ko ari aho ngaho twavuga harimo imisozi, harimo insisiro n'ubundi hatuwe. Tukaza muri kara gace kaza Pinga n'ubundi ari za Bushimo muri groupe ma wa Niyanga, atari muri groupe ma Rubereki Sheferi wa Niyanga. Ubona yuko harimo amasantre ari strategique, ariko ukabona ko intare za Saramwe zagiye ziyafata ari za nani za Rusamambo, za Bwibweleusa, hariya za muri Kisimba n'ubundi ubona ko intare za Saramwe zagiye ziyafata. Hariho za Karongi muri lokalite Karongi, hariya za Mera 23 irimo, za Mpeti 23 irimo, za Ibura 23 irimo. Ukabona ko ibice byose birimo biri strategique ko 23 yamaze kubyigarurira. Noneho tukaza hariya mu nkengero z'umujyi wa Pinga 23, navuga ko ubu ngubu iri gukontorora Pinga 10%. 10% y'umujyi wa Pinga urasa naho kontororwa na 23, kuko kugeza amagingo aya kuri piste d'atterrissage ya hariya cyangwa kara aerodrome ka Pinga nta ndege yahagwa, 23 yayigwisha. Nuko ngo bari bamaze gupanga ko bagiye kuzana drone zigomba kuza hariya Pinga, baratinye kubera controle y'ikirere ya 23. Amakuru ariho nuko n'ubundi reka wenda twigire na Minembwe drone zaba zongeye kurasa. Minembwe kukikisha sa masunzu nawe niba ari gasirita, kuki muri utugara dukamishe, kuki muri kwica bene wanyu birabamarira iki, murapfa rubi murandagara. Abarundi niba bifuriza amahoro, ariko mwamukomeje gufatanya na Bugasita. Se mahoro biganzura wa ngaho muri Amerika ni mwene wabo Gasita, ariko ntabwo ashigikiye utugara, ntabwo ashigikiye ko abanyamurenge bakomeza gupfa, ntabwo ashigikiye ko ubukozi bw'ibukomeza kwibasira abanyamurenge. Drone ngo zaba zagarutse, zirazo ziza kurasa za Minembwe n'ubundi. Kuki mushaka kwica bene wanyu? Kuki mutifuriza bene wanyu amahoro? Kuki ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kitoroshye. Ni ikibazo. Drone ziraza gukora genocide iri gukorwa na Gisegeti hariya mu Banyamurenge. Drone ziraza kwica, drone ziri kugira nabi. Baje tuyarebe, reka turebe ku nyungu zo kuba Bunagana yamaze gufungura amayira, bikaza official ku mugaragaro bagafungura Bunagana. Birafasha iki abaturage bari kuri boda, abaturage bari ku mupaka? Reka zuza umuvandimwe witwa Nshimiye Jean Claude cyana kingwe uraho aho ngaho za Bunagana, komera gubwa neza, gira Imana n'impagarike kandi ugira amafaranga. Uriya mupaka ufungurwa ku mugaragaro birafasha iki umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, umujyi Bunagana, Kiwanja na Rucuro ndetse Kicanga n'iyindi mijyi ndetse na za Rubaya, Minova n'ahandi hagiye atandukanye, kuko guverinoma ya Kinshasa bagifite umujyi wa Goma bari bavuze ko ibicuruzwa byose bituruka mu gihugu cya Uganda biciye Bunagana ahabaye libere ko bitemewe, kuko imisoro yagombaga kujya mu maboko ya 23. Mu gihe kugeza amagingo angaya navuga 80% igice 60% y'imipaka Uganda na Congo ifitwe na 23. Mu gihe 100% y'imipaka ya Congo n'u Rwanda ifitwe na 23.
mu gihe 0% y'imipaka y'u Burundi na Kongo ifitwe na FARDC, ukabona ko yitabira igenda kugira ngo ibashe gufata n'ibindi bice aricyo kiriya gice cya Uvira turandandaje mavugaho gake, ariko ukabona ko kuba leta ya Uganda ihagarariwe na Museveni Kaguta, umwe mu bashyigikiye ibyo M23 irwanira, mbivugeho ibyo M23 irwanira, yego yavuze ati, ndibuka ko yabwiye inteko ishinga amategeko harimo n'abarambere Mende, aravuga ati mugende mubwire Gisegeti ngo nakure weta de siège, mugende mumubwire ngo nareke bariya basore bajye iwabo, bajye guhinga, bajye kuragira, nta kindi bashaka ni ukurwanira kubaho, bari ku burenganzira bwabo, babeho ukana. Ngo bizafasha ku bijyanye n'imihahiranire hagati y'igice cyabaye imbere kiyobowe na Colonel Nanga na General Emmanuel Sultan Makenga, hagati y'aba Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu kujya gusura imiryango yabo y'impunzi iri muri Uganda, bizafasha kugira ngo ibicuruzwa n'abakora ubucuruzi mpuzamipaka bunagana Kongo bubashe gukorwa, abantu b'abashomeri abenshi bave mu bushomeri, bizafasha kugira ngo ibicuruzwa bimwe na bimwe bigere muri Kongo mu gice cyabaye libere na M23 mu buryo bworoshye, byinjize imisoro kuri M23, abone icyo kugura umunyu, icyo kugura bote, icyo kugura uniform, ko bafite aho bakoresha uniform ntabwo ziboniye, ariko ubona ko ari ahantu heza, ari ahantu hashimishije, kuko bajya uniform, bote, godiyo, ubona ko abasirikare bo muri M23 babayeho mu buzima navuga bwiza, bafite isuku, bambaye kandi baberewe. Reka nkomeze mbifurize gukomeza kuberwa abavandimwe, inshuti z'umuryango. Ibyo rero bavuga ko ni byinshi mu bizafasha kugira ngo Bunagana ibashe gukora, ibyinshi bizafasha, ariko wenda tugarutse inyuma, reka twizire hano Uvira M23 yitegura kuyifata. None se amakuru yagiye atangwa avuga ko Uvira mu minsi mike irabatombe, ikabanze nababwira M23 ikaba yaramaze kwicengeramo, hakaba hari imyiryane ubungubu no muri iki gitondo. Kazuza abavandimwe niriwe mvuga amazina bari hariya mu mujyi wa Uvira, bambwira bati muri iki gitondo n'ubundi sasu riravuga FARDC, FARDC bano bashya baje n'aba FARDC bari basanzwemo, ati bari gusubiranamo. Muri babandi bahawe amadolari 500 barangije formation bakorezwa kuza kurwanya M23, abagera muri 3 bishwe nabo basanzemo. Ibyo biraha amahirwe M23 kuko bari kwigabanyiriza ku umwanzi ari kugabanya umwanzi wa M23 ari kugabanya umwanzi wa M23. Urumva ko nta mahirwe, biraha amahirwe M23 bigaha amahirwe intare za Salamu. Uvira yamaze gucengerwamo n'ubutasi bwa M23, Uvira yamaze kwinjirirwa, Uvira iri mu mazi abira. Umujyi wa Uvira, umujyi wa Gisangani n'umujyi wa Butembo ni imijyi iri mu mazi abira. Reka mabwira amahirwe M23 ifite. Ejo bundi hari umuntu wambwiye, bari nanamuvugishaga bari Mushaki, akanga kumpereza amakuru, akamwe ati ntabwo naguha amakuru. Ariko ubu ngubu muri kiriya gice cya Rubero, abasirikari bari muri FARDC, reka nongere mbivuge bose nabo muri M23, n'abasirikari bari bazafasirita M23 kugira ngo ibashe kwinjira muri kiriya gice igifata mu buryo bwihuse, mu buryo bweruye. Kambivuge
abasirikare bari hariya urabona ko UPDF iri gufatanya na FARDC mu kurwanya mayimayi ziriya za wazalendo. Mayimayi kuba bari gufatanya kubarwanya rero, kanongera mbivugeho, gufatanya kubarwanya nuko biri korohereza mama 23 kugira ngo ishinzinjire muri uriya mujyi wa Butembo, kandi ukabona ko ari igice kiri obordi lagera kuri Lake Edouard. mama 23 afite igice kinini ndetse ifite n'amanuza ubwato bwa gisirikare buri muri Lake Edouard. ukabona ko kira gice cyegereye kuri Lake Albert uvuye hakurya muri district ya Hoima uri kuza ari kuri Lake Albert. Igice gifitwe na Kayina kikagiranwa nabo kwa Toma Rubanga kandi ntago barwanyanwa na UPDF. ukabona ko biha amahirwe mama 23 ishobora kuzaba muri coalition imwe nabo kwa Kayina nabo kwandi kwa Toma Rubanga. Ayo ni amahirwe. Kisangani nubwo abacanshuro ngo bageze Uvira bake, abandi bakazara muri za Kindu, abandi niba abandi bo nuzagiye kuzana uriya witwa niba ari Prince, uriya Prince wari ufite Black Water. ariko bari abacanshuro ntabwo bateye ubwoba kuko yaba muri Goma bararashwe, abari bavuye muri Romania ntabwo bari aba muri Colombia aribo bazatera ubwoba mama 23. Ngizo ukuri ntabwo bazatera ubwoba, nabo bazababwira ngo kwikiri nabo bazakwikiringa, ari gukwikiringa ari bati mukwikiringe nukuvuga ngo umujyi wa Kisangani abaturage bamaze kwitegura kwakira Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa. Intare za Sarambwe ziri kwerekera, ziri kugenda. Reka dusoreza ngaha, turaje tugaruke mu kanya tubabwira andi makuru n'ubundi agezweho. Ndabandi kumwe na Machachari, uwo mwari kumwe ni Clever Bemba, mbifuriza gukomeza kugira imana n'amafaranga hano ku Intare Official.